Sasa leo ku munsi waje nakubwira kuri story ya Danger ya Yago Pondat kabisa, ndetse n'abantu bahanganye muri showbiz. Utuvugana rero abantu batandukanye bakomeje kwitandukanya n'ubutumwa baheruka gutangazwa n'umuhanzi akaba n'umunyamakuru bamwita Yago Pondat. Bavuga ko bamwe ari binyoma mu gihe n'abandi benshi batangiye kumusaba imbabazi nyuma y'uko atangije byinshi cyangwa se yatangaje byinshi bamukoreye bikamubabaza. Ku batangiye basaba imbabazi harimo Jaba wo muri showbiz kabisa mwita DC Clement cyangwa se DC Clement. Ewa rero abantu batakambya kubita amabi hasi navuga ati mumbabare mo kabyara mwe. Bandi basabye imbabazi harimo undi muhanzi nako no masumanzi n'umutipe ubyinira umubyinyi uri abiruga utambukana na Nyambo bamwita gute wa musore umwana ngo Besto ni Besto CBS Nyambo Nyambo ni umukobwa nawe ukina amafilimi hari afite umutipe rero bakundana nako banguna ari Besto byaranchanze nako n'urusobe witwa Titi Brown. Nimubibuka baramufunze akamara amezi angahe akiri muri 30 jours, ariko 30 jours nayo yo mu Rwanda rwose abantu bayigeho rwose urukiko rubyigeho, pariki byigeho, ribi byigeho, niba ngombwa na police byigeho, na ministeri n'umutekano bose babyigeho. Kwita umuntu 30 jours akamara imyaka 5 muri gereza ibiri, araba amaze mu mwaka, aramaze amezi muri 30 ngo yagateganyo bahora bayisubika buri gihe muri akamara imyaka karinda mera mimvi. None ikibabaje n'abantu basohoka muri gereza bagasangana n'icyaha kibahama. Ibaza kurindiriza umuntu iminsi 30 ngihanga iminsi 30 migeze ngo tumikwe kuri dossier yawe akava mace mu myaka ari imyaniko yari amezi imvi kandi mukaza ko nako nyuma yarenganaga. Man, that's not fair kabisa. Mikubita urushyi ibyo bintu rwose tubizi neza tudashidikanya ko muri mu bantu bakunda rwose system y'u Rwanda irimo kugenda ikora neza, hano hose ari mu iterambere, hano hose irimo kuzamuka, ubukerarugendo buri kuzamuka, ubukungu ndetse n'imyubakire biri kuzamuka, ariko ikijyanye services ndetse na gahunda muri justice yo ewane yikubitagaye. Jamana Titi Brown yarafunze ya minsi 30 y'agateganyo ayimaramo amezi kubitamo hafi umwaka y'amanga. Mwana mukore buvugizi ni Yago nyuma ave muri gereza ngo nta Kigali kimwe yamuhaye. Jama aragenda ari kwepera avuga ati waramfashije byarangiriye aho. Nyuma yo karago Yago murasheje buri naraje avuga ati mumbabare Yago ntabwo nahenze ko byakubabaje umbabarire wenda kwemera ngiza amabuno hasi Asibyo gusa yazina gusa ibaruwa ya jihad arutse gushyira hanze ndetse na murinda habi bamwita Emirene. Nawe tuvugana nawe rwose ari mu bantu bagiye bashyirwa muri case na Yago Pondat, ariko Emirene yatangaje rwose nimugorora posting ati nyamureka atuwe na ngeri mu ntuke ashyiraho ndetse na certificate y'urupfu ya certificate berekana umuntu wapfuye witabye Imana, leta death certificate. Ayishyiraho certificate y'umuntu wapfuye yerekana nyine ko papa we yitabye Imana. Ati yamuneka ati data mu muhere rwose agahenge ati nta jenoside yakorewe abatutsi yagize muri areti yitaye mu mahoro ati wenda mutukenge atari kumwe gutuka data rwose mu magahenge. Nguzi ngo azitangwa big nudge ngo effect. Ni kundi rande rero aba big nudge ngo batangiye ngo ikindi kintu ngo cyahatari ni hatari. Abantu bose ngo yavuzeho nabi bamuhemukiye bari kugenda bakurana and subscribe kuri YouTube no kuri za Instagram hose babantu followingura. Ndavuga rero uwakubitiwe y'inzega wakubitiwe uyarubika. Inkoni zahereye kuri Murungi Sabi nawe yagarutseho ewa YouTube channel aba followers n'aba subscribers kwinamanuka ubutitsa. Ahinda ko rwose Murungi Sabi uzwi kuri social media ndetse no kuri YouTube channel ya Isimbi. Nta mazi igihe nta kintu kimwe akora, ariko yatanze system tavuga ko arwaye. Ihurana ndetse ni Saga Yago bamwe tirabeshya n'ubwoba, abandi bati rwose arwaye mpamvu atari mu gukora ntawamenya.
ariko nibwo bimeze gutya rero umuvugizi wa RIB bakamwita nyakubahwa Murangira Thierry abonye ikiganiro yagiranye na Primo Media Rwanda yatangaje ko umuhanzi Yago Pondati yahunze igihugu nubwo yahunze atari ko yagiye akurikiranyweho ibyaha bikomeye cyane birimo n'amagambo atari meza aganisha ku macakubiri n'amoko. Ati rero ndamusaba kwitwarika hari kandi ubutabera bw'u Rwanda bugera hose. Big Nudge ngo aho wahungiye hose kumenya ko ugikurikiranyweho ibyaha n'ibiguhama rwose uzajya kubona bagucakiye. Big Nudge nubwo Yago nta mikino ufite wabona yese kuri ikiganiro agatamo umuvugizi wa RIB aba Big Nudge atetse reka tumute nta mbaba no kumuvuga